Shakana umwete izakwiyereka. Abantu mwari munaniwe mwongere muhaguruke dushakane Imana umwete. Abantu bumvaga bacogoye muze mubane natwe twongere dushakane Imana umwete. Abantu bumvaga ko birangiye mumenye ko iby'Imana bitangiye. Haleluya. Abantu bumvaga yuko ntako bimeze bumve ko Imana tubahaye ikaze mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Waba umeze neza waba utameze neza nizere ko uraza kumera neza. Uyu munsi rero tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye. Nizere ko riraza kubafasha kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste Devota niwe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye. Reka tumwakire. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amina. Shalom, shalom. Imana ihabwe icyubahiro. Twongeye guhura tugarutse kuganira ijambo ry'Imana, ariko hari icyo Imana yakoze mu minsi itambutse. Waba wari urwaye ikakwiyereka, waba wari ufite ibibazo Imana ikaza. Nanjye ndi muri abo Imana yafashije muri iyi minsi. Hari uburyo nayibonye ndwaye, hari ubundi buryo nayibonye. Nawe hari ukundi kuntu wayibonye. Nyemerera tubanza dushimire Imana, tuzamure ishimwe ryacu ko turi amahoro. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Watubereye ibyiringiro, warakoze, watubereye umutabazi, waduhagazeho, watugiriye neza. Izina ryawe nirihimbazwe. Aya masaha rero turasenze kugira ngo tubere Imana, turasenze kugira ngo tubere ibyiringiro, turasenze kugira ngo utegeke, turasenze kugira ngo ubwami bwawe buze, turasenze kugira ngo wigaragaze, turasenze kugira ngo tubere Imana. Uze muri ibi biganiro turimo tubere Imana, uze ufasheho hakurya no hino, uze utugirire neza ntutureke, ahubwo twitamurire ku manywa na nijoro. Gaho tugirire neza, ufashe umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Twasezeranijwe n'Imana yuko izabana natwe. Twasezeranijwe n'Imana yuko izabana natwe. Yarabikoze, amina. Yarabikoze, amina. Imana iradukunda natwe turayikunda. Igira neza, yatanze umwana wayo kugira ngo ducungure wowe nanjye. Yarakoze, amina. Yarakoze, amina. Nahuye na Mesiya nari mbabaye, nahuye na Mesiya mfite ibikomere, natewe n'abantu. Mesiya rabikora, nimundeke. Nahuye na Mesiya, nimundeke. Nahuye na Mesiya, amari bikomere, natewe n'abana b'abantu. Nahuye na Mesiya, anyandikira umugabane, nimundeke. Nahuye na Mesiya, nimundeke. Amina. Haleluya. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nimundeke kuko nahuye na Mesiya. Haleluya. Ngo nahuye na Mesiya, ariko atanyira avuga ngo twasizeranijwe n'Imana ko izabana natwe
kandi ikagendana natwe. Arongera aravuga ngo kubera yuko Imana idukunda yaduhuje n'umwana wayo. Haleluya. Hari ukuntu Imana ijya ibasha guhindura amateka kubera yuko igukunda. Hari ukuntu Imana ijya ibasha kukumara ibikomere watewe n'abantu, ariko Imana yazi ibikomere ikabirangiza ugasigara umeze neza. Haleluya. Ni ukuri umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nimundeke kuko nahuye na Mesiya. Ntabwo yari guhura n'ubuntu ngo bishoboke bigende neza, ariko ahuye na Mesiya ngo ibikomere birarangira, uburwayi burarangira. Iyo yahuye na Mesiya umubabaro urarangira, iyo wahuye na Mesiya agahinda kararangira, yahuye na Mesiya ibyari byanze biremera. Abasha kukugirira ikizere, akabasha kuzamura ibendera ryawe. Haleluya. Uyu muririmbyi aravuga ngo nimundeke kuko hari ikintu yankoreye Mesiya. Mbese n'umaze guhura na Mesiya ni igiki yagukoreye? Uwaguha guhimba indirimbo, wahimba indirimbo ivuga ngo iki? Ariko nagira ngo nkubwire ngo kuko Imana idukunda tugomba natwe kuyikunda. Kandi nuhura na Mesiya ntago azabisiga uko yabisanze. Haleluya. Ahubwo azasiga bihinduye ibyo guhindura, ibyari bishaje bisoraza n'ibishyashya, ibyari byaranze byemere kuko wahuye na Mesiya. Ndagusabira guhura na Mesiya, kandi ndagusabira gukunda Imana nayo ikagukunda. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Migani 8 ibice byaho 17. Imigani 8:17 turageza kuri 22. Haranditse ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete basambona. Ubukire n'icyubahiro biri wanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Imbuto zanjye ziruta izahabu, ni ukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera, kugira ngo ntungishe abankunda nuzuze ububiko bwabo. Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye, ataragira icyo arema. Uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Amen. Amen. Dusomye amagambo meza. Haleluya. Amagambo avuga ngo haleluya. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Imana yitegereje ubwoko bwayo, yitegereza abana bayo, yitegereza wowe ubwawe aho uri, yitegereza ku isi yose. Irangije iravuga ngo natanze umwana wanjye kugira ngo ampuze n'umwana w'umuntu, ariko akomeje kugenda akatakata hirya no hino. Ubwo akomeje kugenda akatakata, hari icyo ngiye gushyiraho, cyangwa se hari inzira yo kugera iwanjye, cyangwa se hari wakizampuza n'umwana w'umuntu. Imana iravuga ngo nkunda umuntu nkunda. Haleluya. Niba ukunda Imana tera haleluya. Amen. Yesu aguhe umugisha. Imana iravuga ngo nunkunda nanjye nzagukunda. Inshuti igikunda umuntu ikamuhangayikira, inshuti igikunda umuntu ikamuba hafi, inshuti igikunda umuntu ari umwana w'umuntu akagira ibibazo amukemurira. Ngaho umva Imana noneho nimba igukunda. Bivuze ngo iki? Bivuze ko igihe cyose uzayihamagara uzayibona hafi kandi zazibangutse. Haleluya. Imana iravuga ngo niba unkunda nanjye ndagukunda, nta bindi iri kukubaza byinshi. Niba igukunda rero uzayihamagara mu bikomeye izakwitaba. Nimba uyikunda izaza yihuse kukuza kukureba, kuko uri inshuti yayo nk'uko umuntu n'ubundi abasha kujya gutabara umuntu mugenzi we ari inshuti. Abantu b'inshuti bajya bahana inka, bagahana amakado, ariko Imana yo mu ijuru iravuze ngo noneho rero njyewe ndakunda kuruta ya nshuti y'umwana w'umuntu. Niba unkunda nanjye ndagukunda. Iravuga ngo nimunshakana umwete muzambona. Ntabwo Imana tuzayibona tugenda uko twiboneye. Ntabwo uzayibona ngo wizere mu gitondo nimugoroba ubivemo. Ntabwo uzayibona ngo uvuge ngo bigenze gute. Nushakana Imana umwete uzayibona. Nanjye nishakana umwete nzayibona. Nzanye amagambo akomeye Imana yampaye. Amagambo abiri
avuga ngo nukunda Imana izagukunda, nuyishakana umwete nayo izakwiyereka. Abantu mumananiwe gutegereza, muri kwivovotanya, Imana si yavuganye namwe, ariko hari ibyo mutubahirije. Wabyizeye wenda bakibikubwira aho wari wicaye, cyangwa wabyizeye bakibisoma aho wari uri, ariko uyu mwana Imana ivuganye nawe. Haleluya, amina. irakubwira ngo nimba uyikundira gukunda, nuyishakana umwete uzayibona. Gahunda nta yindi tugiye kugenderaho muri iyi minsi, cyangwa se gahunda yo kugenderaho kugira ngo tubashe kwihuza n'Imana, ni ibintu bibiri. Nukunda Imana ntabwo uzakora ibyo yanga, nuyishakana umwete izakwiyereka. Abantu mwari munaniwe mwongere muhaguruke dushakane Imana umwete. Abantu bumvaga bacogoye muze mubane natwe twongere dushakane Imana umwete. Abantu bumvaga ko birangiye mumenye ko iby'Imana bitangiye. Haleluya. Abantu bumvaga yuko ntako bimeze bumve ko Imana ifite ukuntu ibigenza bikemera. Abantu babonaga birangiye bumve ko Imana nishakana umwete izakubona. Shaka ukuntu ushakana Imana umwete, ibindi byose bizigaragaza. Haleluya. Uyu muririmbyi yaravuze, twaririmbye ngo nimundeke nahuye na Mesiya amara ibikomere, kuko wahuye nawe agomba kukumara ibikomere. Wagira igikomere cy'uburwayi, wagira igikomere cy'ubukene, wagira igikomere cy'abakwanze, wagira igikomere cyo kutagira ibitotsi, wagira igikomere runaka, ariko iyo uhuye n'Imana ibikomere irabirangiza ukamera neza. Haleluya. Nukuri Imana ihabwa icyubahiro. Nuko gahunda niyo. Hepfo Imana iravuga ngo icyubahiro n'ubutunzi ni njyewe mbifite. Haleluya. Biri iwanjye. N'ubukundi Imana ikishakana umwete, cyubahiro n'ubutunzi biri ku Mana. Irongera ngo no gukiranuka biri iwanjye. Haleluya. Gukiranuka biri ku Mana, icyubahiro n'ubutunzi biri ku Mana. Gahunda no kuyishakana umwete, ibindi byose irabifite. Nangije navuga ngo hari ukuntu Imana avuze ngo njyewe ubwanjye gukiranuka kwanjye cyangwa ibyo nifuza kugirira abanjye. Imana iravuga ngo ibyo nifuza kugirira abanjye biruta izahabu irobanuye. Reba nawe izahabu irobanuye uburyo ari nziza. Imana ikavuga ngo imbuto zanjye ziruta izahabu. Ni ukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Amen. Indamu y'Imana, inyungu y'Imana cyangwa iby'Imana itegura kukugirira ni byiza biruta izahabu irobanuye. Imana ishimwe. Ntabwo yifuza kukugirira nabi. Ibyo iri kugutegurira kuko uyikunda, kuko wayishakanye umwete, biruta izahabu irobanuye, kandi ngo biruta indamu y'Imana. Ni imbuto nziza zibasha kuruta iyo zahabu, kandi Imana ikwishimire. Hepfo ikavuga ngo kandi ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira y'imanza zitabera, kugira ngo ntungishe abankunda nuzuze ububiko bwabo. Amen. Imana ngo igendera mu nzira yo gukiranuka, ikagendera mu nzira y'imanza zitabera, ikagenda kugira ngo ibashe kuzuza ububiko bw'abantu bayikunda. Haleluya. Niba ukunda Imana, bwira Imana ngo mu bubiko bwanjye hakeneyemo ikintu aka kanya. Haleluya. Bwira Imana ngo mu bubiko bwanjye nkeneye ko hari ikintu wasiramo. Nanjye nyibwire ngo Uwiteka ndagukunda, ububiko bwanjye nkeneye ko hari ikintu wakongeramo. Aho uherereye hose ku migabane itandukanye, bwira Imana ngo kuko nanjye nagukunze, gira icyo ushyira mu bubiko bwanjye. Imana irashyiramo, ibushyiramo ubugingo, gira icyo yongera no mu mubiri no mu bugingo, kuko Imana idukunda, Imana itwishimira. Hepfo akavuga 22 ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyo arema. Amen. Imana niyo yonyine ibasha kukugabira bikemera. Imana iravuga ngo mu itangira ryanjye nagabuye buri muntu, ndangije kumugabira mbona kurema ibyo naremaga. Ni kuvuga ngo ujya kuvuka Imana igufiteho umugambi. Ntabwo kuba waravutse ari impanuka ku Mana. Kuba waravutse ntabwo ari ibintu byizanye. Kuba waravutse ntabwo ari ibintu washakishije. Haleluya. Ahubwo kuba waravutse, amina, kuba waravutse wavutse Imana ifiteho umugambi, irangije kugabira mbere y'uko uvuka iby'Imana izago. Aya mashuri wize ni Imana yakugabiye. Uko umeze ukuntu uko Imana yakugabiye. Ariko abantu bagabiwe n'Uwiteka mwamfashije tugatera. Haleluya. Haleluya.
abantu bagabiwe n'Uwiteka bumve yuko ibyo Imana yabahaye yarabagabi, n'ibindi bitaraza uzabibona. Tegereza Imana uvuge ngo iyatumye rya joro rica n'irindi rizacya. Imana yamaye igitondo irongera imikindi igitondo, ariko ngo Imana yatugabiye mbere yuko tuvuka, na mbere yuko irema yari yabanje kugabira buri muntu wese. Imana niyo igaba bikemera. Inshuti yakugabira inka ikagutsurira, inshuti yakubeshya ntiyicyure, umuntu yakwemera akado ntayiguhe, ariko Imana iyo yakugabiye ntabwo ibasha kubikwambura. Ngusabiye kugabirwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nahuye na Mesiya mari ibikomere, nagabiwe nawe, haleluya. Yangiriye neza, kandi inzira yo gukiranuka ica mu manza zitabera, haleluya. Iyo nzira yo gukiranuka ica mu manza zitabera, nta handi basha guca, haleluya. Ntabwo ica mu mahane, ntabwo ica mu mijinya, ntabwo ica hahandi, ahubwo ica mu manza zitabera. Yazigahurira nawe uri mu manza zimeze neza, hanyuma ikakugabira bikemera. Imana ihabwa icyubahiro. Waba ufite ikifuza aka kanya cyo kugabirwa n'Imana? Waba ugize icyifuzo aho uherereye hose cy'uko Imana yakuhishyira mu bifite imbuto zirobanuye? Waba ufite icyifuzo cyo gushakana umwete Uwiteka? Waba ugize icyifuzo cyo gukunda Imana nayo ikagukunda? Waba ugize icyifuzo, amina baba wetu, waba ugize icyifuzo cyo kubana n'Imana, hanyuma ubukira n'icyubahiro n'ubutunzi no gukiranuka ukabisanga iwayo? Ugize ikihe cyifuzo ngo dusenge? Imana ni ifite urufunguzo bavandi. Imana ni ifite ikintu irema yarangiza ikagikomeza. Eliya yagaburiwe n'ibikona mu gihe yari amaze kwisabira gupfa. Amaze kunanirwa agiye gupfa, Imana ikoresha ibikona. Nayo Imana iguhuze n'igikona kigutunga mu gihe unaniwe, mu gihe wenda gupfa, haleluya. Kandi kubwo Imana igukunda iraca inzira mu kidatorwa mu izina rya Yesu. Nje kukubwira rero ngo udukurikiye, korera Imana, bana n'Imana, watangira umuntu w'imituweli, wafasha umurwayi, wamusura, wakiranuka, wakora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye. Hanyuma nayo Imana ikavuga ati umuntu yanshakanye umwete, reka nanjye nongere nuzuze ububiko bwe, kuko hari Imana ifite urufunguzo rw'ububiko bwawe. Bana n'Imana, tindana n'Imana kurusha gutindana n'abantu, tindana n'Imana kurusha kugendana n'abantu cyane. Ibindi byose Yesu agusaba azabigukorera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turagushimye Mana, tugushimiye ijambo ry'Yesu duhaye, tugushimiye ko wavuze ngo ukunda abagukunda, haleluya. Kandi abantu bagushakana umwete uravuga ngo nabo bazakubona, kandi uvuga ko ubukira n'icyubahiro n'ubutunzi biri iwawe, mbese no gukiranuka, haleluya. Turaguhamagaye kugira ngo wururukire kutwumva, kandi ubwo tugukunda natwe ugire icyo udukorera. N'abatarakumenya ubiyereke. Fasha umuntu wese udukurikiye kuri iri jambo, umubere Imana, umubere igisubizo, afashwe n'Umwuka Wera, afashwe no kumva ko umukunda, afashwe no kumva ko uri inshuti ye, mu izina rya Yesu Kristo abambwe rimwe gusa, amen, amen. Amen. Mwebwe mwese mudukurikiye, mumfashe dushimire Evangeliste utugejejeho ijambo ry'Imana, kandi impano ye ikomeze kwaguka.